abahanzi bacitse intege kubera imbuga nkoranyambaga ziriho imvuru n'intambara zo muri EAC. Kugira ngo mubyumve neza, ni ukuvuga ngo Titi ni umunyabiraka w'umudira. Yes, it's your boy Password Idi Black Toka mucenga rupfungiga amarira, ni wa mungu wanyu Idi Black Toka mucenga rupfungiga amarira. Nyita password professional gaffer. So uno munsi ni tariki enye z'ukwezi kwa kabiri muri entertainment. Yes, muri entertainment no kuvuga ngo hari nk'indirimbo cyangwa se ingengabihe y'abahanzi yahindutse. Hari ingengabihe y'abahanzi yahindutse mu Rwanda, byakubitanira nuko hari abahanzi batigeze bakora muri uriya mwaka washize kandi n'ubundi barasanzwe bakora imiziki myinshi cyane. Rimwe na rimwe ugasanga nyine views ziragabanutse kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga na Spotify. Hari abantu batagize Spotify cyangwa se kuri zino za Audiomack, ariko abantu bigira kuri TikTok bagakora content zabo kuri TikTok, birengaje ko bagomba gusura abahanzi babo kuri YouTube byibura bakabona izo views. So ndabakiriye abantu mukurikirana Password Media, nk'aba muri hakurya y'inyanja cyangwa se muri Afrika cyangwa se muri mu Rwanda. So abakunzi banje rero hano mbafitiye inkuru ivuga kuri naga concert gato kabereye kuri ku kabari bita kari Rwandex akita Telediv. So muraza kubona performance ya Element, muraza kubona performance ya Marno. Ariko hagati aho ngaho ikintu cyatangaje abantu benshi, nkishyira ifoto y'urubyiniro rwo ari kuri Telediv ahabereye kwa concert ya Marno. Sinamenya neza ni bari ari ukulonshinga, sinzi cyo aronshinga, ariko byanga bikunda ni concert yahuje Marno na Element. So icyarangaje nje hagati aho ngaho cy'ubwiru n'ukuntu practice kwa kuno muhanda ashaka kuza aje guperforminga akajya muri check sound yo ntani yabayeho, ahubwo akajya muri practice rero yabereye muri Telediv. Sinzi nimba muri studio tugira no mu tubari tugira studio byaba biri professional kuba akabari kaba gafite studio cyangwa se kaba gafite aho bajya gukora practice. So muragenda mubona amafoto ari urubyiniro rutoya, ndavuga stage ariko ikoze neza. Nanone ikirimo gishyashya ni Element yaje mbere yo guperforminga agenda asuza abafana. Sinzi wenda nimba na judginga umuziki nyarwanda cyangwa se entertainment muri rusange, kuba umuhanzi yaza kuri stage mbere yuko ajya kwitegura akabanza akanyura mu mafara akabasuhuza akababwira akabereka how we do on. Sinzi nimba ibyo bikwiye, ariko nanone hagati aho ngaho nkira aho ngaho hari n'igitaramo cya Tams cyari kuba vuba aha ngaha cyasubitswe. Noneho ku rukuta rwa Instagram Tom Close yese apanga igitaramo. Nanone nshaka kubigaruka mu kindi kiganiro, ariko nanone mvuge kuri Tams. Ubundi ino show ya Tams ntago abenshi bavuga yuko ntago ari irenze nibyo bagendeho bijyanye n'imvuruzo ziri mu karere. So rwango ubundi abanyarwanda bemera kabisa, abanyarwanda bene wacu ndabemera cause yuko ntago iyo umuhanzi abuze ntago twita twumva yuko hari igikuba cyacitse. Noneho no kuba umuhanzi yakwerekana react itari nziza mu bafana ntago twe tufata nk'ibintu birenze. hari ibindi bintu dufata birenze ku buryo ibyo ngibyo nanone bitadukanga. Mbihuze n'ibyo bya ere byo kuza kuri rubyiniro kabanza gaso ibintu twabyigize twarabyoreje bya hatari.
so mvuye kuri ibyo ngibyo ko ngarutse ku byo natangiriyeho nahoze mbabwiraho bya by'indirimbo abantu batigeze bakora neza batigeze cyangwa banakora harimo reka navugamo bakeya kugira ngo turebe ingengabihe ya 2024-2025 ariko 2025 hari abo igiye guhira hari n'abo itagiye guhira bitewe n'iki bitewe nuko bagiye batwereka intege nke mu muziki wabo. So hari abo nabonye nka Ways, Airways, Juno, ubwo Juno yakozemo gake ariko byo biraho. Ubundi uko byari bisanzwe ubundi mwaka hari igihe baduhaga indirimbo 5 cyangwa se 7 hagati indirimbo warakoze cyane hari igihe yaduhaga album yego ya audio ariko akaza agakoramo indirimbo 5 cyangwa 4 wenda akaba ari amahit. Ariko ubu ngubu ugasanga audio zabaye nyinshi cyane ku ma platform. Ubu ngubu abantu benshi bigire kuri Spotify na audio ariko bavuze yuko ntago byari byaba legit cyane kuko ntago yishyura neza. Niyo makuru mfite so nuko ngo harimo Ways, akabamo Juno, akabamo umuntu bita Diplomate, akaza Marno yakoze indirimbo 2 nimba atari imwe ahubwo We Outside, akaza umuntu bita Negji wahoraga buri mwaka ukubita akaza indirimbo akazana amakolabo, akaza umuntu bita Platini, akaza umuntu bita ni benshi. So ngarukiye aho ngaho rero nyikomereza ku bigenda bivugwa muri entertainment, ku bigenda bivugwa mu bahanzi. Hari ikindi kidasanzwe cyabaye muri 2024-2025 abahanzi bacitse intege kubera imbuga nkoranyambaga ziriho imvuru n'intambara zo muri EAC. So ubwo ndavuga muri East African. So bacitse intege ku buryo bugaragara kuko bundi mu mezi 2 twakiraga nk'indirimbo zirenga 10 cyangwa se 5 z'abahanzi bagiye batandukanye, ariko akakanya ugasanga hari indirimbo 2, 1, 3 no gukora n'ibiganiro ubona ko nyine birimo kugira impact mbi ku biganiro no mu muziki no muri industry ya music cyane cyane mu Rwanda. So hagati aho ngaho rero hari indirimbo zizasohoka ariko sinzi nazo igihe zasohokera. Breaking news ngiye kuvuga bwa mbere indirimbo y'umuhanzi bita Bruce the First, indirimbo bayita without I think bayita without. Manza audio ziri hanze ntago ndabona ko yari yabishyira ku rukuta rwe ariko birateganywa ko hashobora gusohoka indirimbo bita without. Yes, hagasohoka indirimbo bita hari indirimbo nyinshi hagasohoka na Bruce Melody zadukubita video imwe ewan nyuma y'indirimbo ya Joboy nawe n'izindi ziri kuri album. Ubu ngubu igihari nuko na Airways yasohoye indi ndirimbo noneho nawe no mwaka uyu munsi tuvugana asohoye indirimbo. Ndaje ndabaha breaking news irenze kuri iyo ngiyo yo kwa Ways. Nyiri kuri Bruce Melody hari indirimbo arimo kurecordinga yindi izaza nyuma y'izi album we na Keys. Noneho akagira tour y'amezi abiri atari mu Rwanda. N'ubu ngubu ushaka gusanga atari mu Rwanda I think cause ubundi mu Rwanda niho entertainment yaho ikangaranwa n'ibintu nk'ibyo by'imvururu zo muri East African ntibakore cyane ko muri bitewe n'amakuru cyangwa se isakaza makuru kuri ntuza kuri ku mbuga nkoranyambaga. Mu Rwanda kenshi dukoresha TikTok, tugakoresha WhatsApp, tugakoresha na Instagram ho gakeya, ariko Twitter noneho iri hagati y'ibyo byose ubundi ibanza ni TikTok, akurikira Twitter, akurikiye WhatsApp. Ariko WhatsApp ikoreshwa mu buryo bwo kwandikirana, ntago
ikoreshwa nko gutangaza. Ntabwo nk'ubu ngubu kugira ngo umunyarwanda azagire views nyinshi kuri WhatsApp, mu busanzwe ubundi ushobora kutagira ibihumbi 10, ariko kuri Instagram ukaba wagira ibihumbi 10, cyangwa se kuri YouTube, cyangwa se kuri TikTok. Izo mbuga nizo rero dukoresha. Urubuga rwa mbere rukoreshwa cyane ni TikTok muri ubu ngubu, rukoreshwa n'abanyarwanda benshi. Waba ubizi cyangwa se utabizi, hari abantu bafite ama account usanga atazi biva niyo bijya, ariko yakora video yayishyiraho yabona irebwa tayari bwo bikabaye ibyo ngibyo. So mu buryo bwa videos aho ngaho nibyo nimo kuvuga, ni TikTok na YouTube, hagahita hajyaho Twitter, hagahita hajyaho Facebook, hagahita hajyaho WhatsApp. Inyuma yaho hazaho Snap abenshi bayikoresha as filter. Bayikoresha as filter kuko ntago buriya mba mbona Snapchat igoranye kurusha TikTok. So hagati aho ngaho rero niyo mpamvu usanga abahanzi bagitakamba ngo hari dropping out indirimbo kubera yuko droppinga kwa gatanu, cya droppinga kwa kabiri, cya droppinga ku cyumweru, ugasanga nyine hacyarimo ku kantu ko kugereranya ese uyasohoye uyu ntiyasohoye. Ugasanga rero indirimbo nke zigiye zisohoka bitewe n'ihungabana rya social media, cyangwa se ugasanga aba influencer benshi bagiye mu bintu by'intambara cyangwa se by'amakimbirane, ari byo byagize impact kuri industry ya music umwaka ushize, guhera mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa 12. N'ubu ngubu hari igihari, havuyeho saga ya Go, hahita hakurikiraho saga nyinshi ya Emeline, hazaho izindi saga nyinshi, ariko ubu noneho hariho saga y'intambara iri muri Congo, aho naje no gusanga hari indirimbo yitwa bayita Chante ya Koffi Olomide yasohotse ku mugoroba ihumuriza abakongomani muri rusange. Ariko nubwo hataraza isesengura kuri iyo ndirimbo, muri no minsi ndaza kubaha isesengura ryo ndirimbo, nimutabone ejo muzayibona musibejo. Icyo mvuga kuri iyo ndirimbo nuko yasohotse, ariko ugasanga ku ruhande rw'abandi bahanzi bose niwe muntu wa mbere usohoye indirimbo ijyanye na kino gihe barimo cy'intambara. So no mu Rwanda rero ugasanga by'effectinze industry yacu, ariko icyo nashaka kuvuga aho ngaho, ubundi mu Rwanda twakwiye kuba turimo hari projet nyinshi zitasohotse umwaka ushize, ariko nizera yuko zizasohoka. Narababwiye mu kiganiro cy'ubushize ko hari indirimbo zizasohoka inyinshi ntago zigeze zisohoka kubera yuko urabona ibintu byagiyemo ibiki vurugu ibintu birazamba. Hari n'abahanzi bagiye bashya banga ku dropping out indirimbo zabo bitewe nuko bazi yuko bashobora kuraburiza ku bijyanye n'ibiceri, cyangwa se guhembwa kwabo, cyangwa se gukorera promotion indirimbo zabo bigasa naho bigoranye, mu gihe muri no minsi turi mu gihe cy'isesengura ry'intambara, cyangwa se hari imvururu muri East African. Ariko ibyo ntabyitayeho. Mperutse muri 155, benshi bajya babona amafoto ku rukuta rwa Instagram kuri story yanjye, nta niyo postinga muri kuri timeline ngo bijyeho, nabishyize kuri status bisanzwe no kuri WhatsApp. Harano bambajije ngo eske ko uri muri 155 ni iki kigiye gukurikira mbere y'ino ndirimbo ya Bruce Melody na Joboy, cyangwa se hagati y'iyo ndirimbo na Colorful iri kuri album. So nukuvuga ngo indirimbo ziri kuri album Colorful ni indirimbo azagenda akora video zimwe na zimwe mu nyuma, nzagenda mbaha nibinkundira. Igihari nuko ubu ngubu ari muri tour hanze y'igihugu. Icyo gihugu ndakibabwira ejo ku munsi w'ejo, tour n'ikimujyanye n'ibyo agiye gukorerayo. Ariko hagati aho ngaho hari tour yaburijwemo yo muri South Africa, nubwo abenshi ntabwo bagira bamenya ko hari
tour yaburijwemo bitewe n'imvururu South Africa nayo yinjiyemo nubwo abantu benshi batagiye bamenya icyabiteye, ariko hari imvururu zatumye Bruce Melody atajya muri South Africa, binatuma akomeza kugenda akora amasezerano n'izindi konseri zijya kugenda ziba. Hari zo approachinga bikagenda ipfa bitewe na politike, dore ko abahanzi ntago tuba muri politike ariko bitwafectaho kuko hari aho ujya ugasanga ntago bigenze neza, hari aho ujya ugasanga ntago bigenze neza, ugasanga umutekano ntago wizewe, cyangwa se ugasanga hari izindi nkomyi wenda ugasanga uri nk'ibijyanye no kuganira mu buryo bwa kamasho, nabwo ntago babwizewe kubera yuko urugero bashobora kuguha 1/2 kirenga andi uzafata uriyo bakubonye muri concert, bigasaba ngombwa yuko ayo mafaranga utabasha kuyabona yose icyarimwe. Noneho waba ugiye guhaguruka ugiye kujyayo, hakazamo utundi tuntu ukabona bakwandikiye ibindi bintu ugomba gukora ugezeyo, bituma udashobora gukora neza. So ibyo rero biri mu bintu bishobora gutuma Bruce Melody cyangwa se n'abandi banzi na Kenny Soul bava mu bitaramo bimwe na bimwe bisubikwa, yes, bitewe n'ibyo byose. So binagendanye n'ibyo ngibyo bya Tams ngo yanze, bigenda bivugwa ko ngo yanze kuza ngo kubera ngo ibintu bya politiki biri hakurya mu baturanyi. Ntashidikanya ko n'ubundi ibyo ngibyo byahozeho kuko hari abantu twagiye dutumira, hari n'ibitaramo byagiye bipfa cyane uyu mwaka urimo kurangira, hari nk'igitaramo cyapfuye ubushize, ariko iki turi hafi nabona ko cyakihutira kumvikanisha ahantu hose, nuko buriya igitaramo cya The Ben cyari kuzamo Diamond Platinum, ntago twamenye ikintu cyatumye atakizamo. So ukuntu ushobora gutekereza yuko ari mu buryo bwa financial, ushobora gutekereza ko ari mu buryo bw'imiterere y'igitaramo, ushobora gutekereza mu buryo ibyo ntago biri mu buryo bwa politiki, ahubwo biri mu buryo bwa connection. Biri mu buryo bwa connection, ibyo we abona bidakunze, ibyo abona bikunze. So mvuye aho ngaho rero, indirimbo navuzeho bita Without, ko ndimo kubona handitse ku gitambaro cy'umukara inyuma ya Bruce the First, handitse ngo Without. Iyi ndirimbo ikozwe Kinyarwanda, ni indirimbo muzakomeza kubona mu mashusho iminsi iri imbere, n'ibinkundira igasohoka vuba hangaha. Ariko sinzirimba abenshi bafite urwikano rwinshi, inkomyi, cyangwa se reka mvuge yuko ari kalendari yabo usanga nyine itarimo projet muri kuno kwezi. So ariko hagati aho ngaho hari indirimbo nyinshi nasanze nanone muri za audio, nasanze muri studio ya Bobo Pro on the mix. Herutse kujya rero nsanga hari indirimbo, umuba w'indirimbo nyinshi z'amabenga menshi z'abastari benshi bafite hariya bategereje kuzasohora, dore yuko hanabayeho challenge mu muziki, hakaza abantu 3 barimo kumentioningwa mu muziki nyarwanda, ariwe Kade yakoze impinduka nini cyane, nzagarukaho ijyanye n'indirimbo yagiye asohora z'urwego rwo hejuru, ku buryo udashobora gushidikanya ko kadashobora gukorana na Diamond Platinum. Ntago wabishidikanya kuko yakoranye na Alikiba, ni mu buryo bwa mbyumva mu buryo bwa financial, ariko wowe unyandikiye muri comment section umbwira ukuntu wowe bifata. Ariko ngewe mbifata nkaho ari ni mu buryo bw'amafaranga, kubivuga biziguye ni mu buryo bw'amafaranga, cyangwa se mu buryo bw'imihahirane yo muri East African, tugakora tugatera imbere. So mu muziki ho harimo ubufatanye bwinshi, no kuba hatarabayemo ikintu cyo nakita intimidating hagati y'abahanzi, nta kintu kibatangira, cause yuko harimo imikoranire yagiye iba myiza hagati ya Tanzania n'u Rwanda, harimo imikoranire myiza yagiye ibamo hagati y'Uganda n'u Rwanda, ariko korabo nyinshi zabonetse ni korabo zo muri Tanzania cyane
cyane unarebye na tuwa nyinshi abantu bagiye bajya Element yagiye Zanzibar mwaka ushize na Bruce Melody, Kevin Kadagiyeyo, Kenny Sol nawe yagiye anyurayo agenda think hakaza na Marno nawe yagiyeyo mu buryo bw'imihahirane, mu buryo bujyanye n'umuziki. Bishobora kuba ari ukuvanga umuziki cyangwa se ari ukurikodinga, ibyo nabyo tuzajya tubigarukaho. Hakaza ni benshi intonde zabo nzifitana ari nyinshi, ariko reka nibande ku ndirimbo ko bahanze bagiye bakora muri kuno kwezi kwa mbere kurimo kugenda gutangira. Kurimo kugera gutangira hasohotse indirimbo nyinshi cyane, hasohotse indirimbo zirenze, hari indirimbo nk'ubu ngubu ihari, kugira ngo urebe urwego aba artiste b'u Rwanda bagiye bageraho mbere yuko hari abagiye bavuga, hari ibyo bagiye bavuga. Hari saga y'ubushize y'umwaka washize yagiye iba Impact, sinzi nimba wenda navuga ngo ni nziza, ariko I think ndaza kureba hano ku mashini ndebe icyagiye kibitera. Hari abagiye bakora, hari abagiye baflopinga bitewe hari igihe aba ari n'impuha bitewe na industry yacu ukuntu iteye. Hari abagiye basereza umuntu bita The Ben, bagiye bavuga bati ntakora. Yes, hari abagiye basereza The Ben ngo hari ibintu byagiye bipfa byinshi, dore yuko abenshi bavuga yuko ari ngo ikigwari mu muziki, gukora ngakora gakeya. Haje no kuvugwa kutagaruka mu Rwanda kwa The Ben mu myaka yashize, ariko ubu ngubu ndakeka yuko abenshi bagiye babona yuko byibura yagiye akora. Hari ibitaramo byinshi yagiye akora bijyanye na entertainment, hari indirimbo nyinshi yagiye asohora zijyanye na entertainment. Yasohoye indirimbo muri no minsi, ndimo kwibanda mu byagiye bikorwa muri uno mwaka urimo gutangira. Yasohoye indirimbo bita Nana, sinzi impamvu abantu bose basohora indirimbo Nana. Diamond afite indirimbo bita Nana, The Ben afite indirimbo bita Nana, n'izindi nyinshi. No hanze y'igihugu hari indirimbo bita Nana nyinshi, hari indirimbo kuri YouTube zitwa Nana nyinshi zirenze indirimbo 7. So hakaza indirimbo bita Phenomene ni indirimbo ya Kenny Sol. Hakaza indirimbo bita Occupé ni indirimbo y'umuhungu mu upcoming bamwita ndaza kureba bamwita Chibu. Yes, indirimbo rwose, indirimbo nziza ikoze neza bya hatari, indirimbo igaragaza uburyo abahanzi baba upcoming barimo gukora cyane muri no minsi. So ari indirimbo bita Fear y'umuhungu bita Komfi, ariko hagataho ngaho indirimbo bita Fear ni indirimbo yabanje gusohoka ari audio. Hari indirimbo bita True Love, think nimba yarasohotse muri no mwaka, ntabwo yasohotse muri no mwaka, sorry, indirimbo ntabwo irimo yo. Yes, indirimbo mfite za 2025 byibura zipfa kugerageza ni izo ndirimbo. Hakaza n'indirimbo ya Kevin Kade, ari izo ndirimbo nizo zirimo gutrendinga muri no minsi. Ni indirimbo think reka ngarukira aho ngaho. So izo nizo ndirimbo ngewe mbona zirimo gutrendinga. So hagati ya nyira aho ngaho indirimbo ziri trend, reka nje ahari kubera igitaramo kuri page harimo kubera igitaramo cya Karisimbi. Yes, cya Karisimbi. Hari abantu benshi bagiye bitiranya ibitaramo bakavuga bati ari ibihembo byagiye bitangwa bitewe nuko baziranye cyangwa se nuko basanzwe bakorana. Yes, barakorana, nibyo barakorana, ahubwo hari n'ibindi birenze kuba no kuba bakorana, kuko n'ubundi muri entertainment hari byinshi ushobora guhishurirwa ariko utaruzi. So nuko ngo hagati aho ngaho harimo igitaramo cyabaye mbere Sango na Muzika nababwiye ibihembo byatanzwe bitavuzweho rumwe n'abantu. Uyu munsi w'ejo washize hatanzwe ibihembo mvuze kuri entertainment muri rusange, cyangwa se ibyo nzi neza ko ari byo.
ni umuntu bita ni entertainment irimo aba videographer cyangwa se ababyinnyi. Aho ngaho nihuni ninjya mpagera ewana uzagishyira akadomo, kuko n'ubundi ibyo mba mvuga mba mbizi neza ko ari byo, nta gushidikanya kuri ibyo bintu. So hatanzwe igitaramo cy'umu director wakoze neza bibiri na Kangayera, ndaza kuyabwira, ariko reka mvuga abantu babaye success mu byo bakoze mu mwaka washize twinjira muri uyu nguyu. So harimo umuntu bita Faizo, hakazamo umuntu bita Jojo Breeze. Sinzi hari ndaza kuba ku kintu kijyanye no kuvuga ku ndirimbo cyangwa se ku babyinnyi. Ubundi mu busanzwe tugira abantu basanzwe batanga ababyinnyi mu ndirimbo, ariko tukagira n'abantu basanzwe babyina. Sinzi wenda nimba batanga ababyinnyi bagendeye ku basanzwe babyina, cyangwa se nimba basanzwe batanga ababyinnyi ku bantu bishakiye ibiraka biraho bisanzwe, nk'ukuntu ushaka kujya gushaka wenda urugero nk'umubyinnyi usanzwe ubyina, ariko ukabanza ugaca ku mufundi kugira ngo ubone umubyinnyi. Ibyo bintu byagiye bivugwa n'abantu benshi, n'ababyinnyi benshi, n'ubu ngubu bakivuga bati icyo gihembo watwaye ntabwo kigukwiriye rwose. Hari impaka nyinshi zagiye ziba muri ibyo bintu, aho Jojo bavuga bati Jojo icyo gihembo yegura umubyinnyi usanzwe ubyina, ariko bakarenzaho ngo ntabwo uri creative mu bintu ukora. Nicyo kibazo kikugonga. So nukuvuga ngo Jojo rero ngiye hagati y'ibyo byose bagera bavuga bikeneye vuga hirya no hino mu babyinnyi. Nanjye nari umubyinnyi ho mu minsi ishize, nari n'umubyinnyi, ari nayo mpamvu nkora ano ma podcast ku babyinnyi, abantu b'ababyinnyi ewana mugeze ku rwego rushimishije, ariko hari ukuntu umubyinnyi aba abyina ariko ugasanga hari aho atagera. Hari umuntu wigize kuvuga ngo sinibuka neza, ariko ndibuka ko hari umuntu wigize kumbwira ko bari muri competition, bari muri vestiaire ya Arena, aravuga ngo ngiyi choreography ngira remereye ngo ntabwo ngo yayibasha ngo bahindure ngo bakore. So ntagiye kure, ubundi umubyinnyi mu Rwanda ntago ari umu influencer. Umubyinnyi ni umubyinnyi, nubwo yaka influencinga, ariko nyine ntago ari umu influencer. Bitandukanye, umubyinnyi mutandukanye mubyinnyi. Bajya bavuga ngo umubyinnyi w'umwuga, hari abantu bajya bagereranya hagati ya Titi Brown na Jordan, cyangwa se n'umuntu bita Benda, cyangwa n'umuntu bita Jojo. Abo bantu ni abantu nubwo mvuze bane, ariko babiri hari aho bari. Abo ni abantu batatu. Reka mvuge wenda Titi, mvuge na Jojo Breezy, mvuge na Ndera na Colors. Abo ni abantu batatu batandukanye. Kugira ngo mubyumve neza, ni ukuvuga ngo Titi ni umunyabiraka w'umudira, ariko reka wenda ntange Valeri yo kubyina, ariko ntimuyumve nabi, ariko nyine nicyo kigero abenshi bavugaho. Aho uko mbyumva, ukuntu njya mbyumva mu babyinnyi basanzwe, ngera kuri benshi nkumva ukuntu bavuga industry ya dance, nkumva ko kubyina hari ahandi hantu bigeze bishobora kugutunga cyangwa se bigatunga mugenzi wawe. So nukuvuga ngo hagati ahangaha ntago twemera ko hazamo gutongana, guterana amakofi cyangwa se ibiki. Ndashaka yuko hagira umubyinnyi uza hano ashyira umucyo ku bintu bibiri cyangwa se bitatu. Reka mvuge bitatu. Hari umubyinnyi ukora dance kubera yuko ashaka kuramuka, atazi kubyina, ariko ashoboye kudiringa ibiraka. Ni umuntu ushoboye kudiringa ibiraka ariko atazi kubyina. Uwa kabiri ni umuntu ubyina ariko uri local. Uwo ngo wari hari ni umuntu ubyina ariko ari local, nyine azi ubusugire bwe mu kubyina, avuga ati nshobora kugira management nk'umuhanzi, nk'ukuntu bagira management, akagenda akadiringa izo deal agakora,
akarinda agera ahandi hantu nyine kubera management. Noneho uwa gatatu hari umubyinnyi ubyina kubera yuko afite igikundiro. Kubera ko hari umuntu ubyina kubera ko afite igikundiro. Abo ni abantu batatu batandukanye, ariko atazi kubyina nawe ntazi kubyina, ariko yagendeye ku gikundiro, undi yagendeye kuri navuga kuri management, hari undi wagendeye kuba ari umubyinnyi w'umwuga. Bitandukanye n'ibi byose nyine nagiye nkubwira. So niyo mpamvu batanze ibihembo muri Karisimbi, ugasanga bari mwarimo kuvugira inyuma y'amarido ngo baba we ngo yawe ngo cyakoze ngino ndirimbo ngo yayikoze gutya, cyangwa ngo ni umuntu ubyina challenge, cyangwa ni umuntu wambara akaberwa abantu bakamukunda, ariko n'ubundi nubwo abyina utuntu twa feke tuzashobora kugira aho tugeza abantu, cyangwa se uyu nguyu yabyina abifitemo umuhate, arabisobanukiwe. Abo rero ni abantu bagiye batandukanye, nanabitandukanye no kuba umuntu ashobora kuzaga agasebya undi muntu. Ibyo si byo nshyigikiye, ngiye ko ndabizi neza mu babyinnyi hari utuntu tw'utunuza tugenda tubaho, aho umuntu apanshinga undi agapanshinga undi, ariko hari abantu bafite energy n'imbaraga baza muri dance bazi ikintu baje gukora. Ubu usanga no kuri tele umubaze iby'ababyinnyi byonyine, ngenda avuge ibyo nza ahangaha. Nuko ngo Colors wamubaza dance, ntago wamubaza abahosta, ntago wamubaza abahosta ngo iki, ntago wamubaza ngo abantu ngo baza ngo control design. No, nubwo ari bizi, ariko nyine hari ikintu agenderaho kugira ngo akore wa mwuga we, n'icyo wamutumiye abe yakijyamo. Ariko hari abantu batumira ugasanga rimwe na rimwe hari ibyo barimo bitari ibyabo n'ibyabo. Ndashaka kugira ngo dushyire umucyo kuri kino kintu, cyangwa se niba koko dance hari aho itagomba kurenga cyangwa aho igomba kurenga. Icyo kintu ndashaka kugira ngo tucyandika muri comment section tukivugeho. So ngewe uko mbyumva, hari dance, hari hosting, hari guparticipa aba vixen. Yes, hari ibintu tujya tuvanga tugasanga umubyinnyi ashinzwe aba vixen, umubyinnyi ashinzwe ababyinnyi, umubyinnyi ashinzwe cyokoze ibintu bitarenze cyane. No kuba umubyinnyi ari umudesigner, ni ikintu umubyinnyi akwiye kuba azi designing. Umubyinnyi agomba kuba azi kubyina nyine, azi choreograph, nta kintu kimutungura, ari huge mu bintu byose akora nyine. Ugasanga afitemo courage nyine tu, ugasanga nyine ahantu hose araperforminga neza. So abo rero nibo babyinnyi ngewe ngomba kuvugaho. So wowe nimba ushaka kuza hano ukavuga umubyinnyi mu buryo bwawe, ariko ushaka gutebya, no, hano ntabwo ari muri ntuza abantu bakora comedy. No, ngewe icyo nshaka gushyira ku mucyo, ndashaka gusaba umubyinnyi umwe bajye muri comment section bandike, ndaza gushyira nimero yanjye, none ducagure ababyinnyi, ducagure n'abanyerondo, kugira ngo cya kintu twajya tuvuga tuti ngo umubyinnyi ducagure wenda ababyinnyi n'abavixen, ducagure ababyinnyi n'abakarakta ba filime. Ariko nabyo ushobora kubyactinga, ariko uri umubyinnyi bizwi ngo uri umubyinnyi, ariko naho ukajya byibura ukaba wakactinga, ariko utactinga nk'umukinnyi ngo wahatari yego ushatse kwivamo wavamo. Ariko tumenye ababyinnyi dufite, tumenye aba vixen dufite, tugufate nk'umuvixen. Byaba ngombwa tugufasha nk'umuvixen, ugakomeza uri top, ukamara imyaka 10 ugikora, tukubaha, ariko ntukitesha agaciro ujya mu tuntu twatune tuvuga tuti yewe akangaka ko nanabivuge neza. Mu ndirimbo hari abantu baba basanzwe babyina, ugasanga aba vixen. Mwere kuza gutesha agaciro dance. Dance is a dance is not a vixen. Ibyo ni ibintu bifite definition ebyiri zitandukanye, zitafite naho zihuriye. So rero muri dance impamvu nyibanzeho cyane nuko ibyo nabinyuzemo cyane, mbimaramo n'imyaka myinshi, ibyo ndabizi cyane, ibintu ngomba byanga bikona ngomba kuvugaho. So mvuye kuri icyo cy'ababyinnyi, nza kigira clear ku munsi w'ejo,
tuzagera ku munsi w'ejo tuzaba dufite umutumirwa muzamubona abakurikirana Password Media muzabona byinshi ku babyinnyi cyangwa se abantu bajya muri video b'ababyinnyi. Yes, abo rero nubo twita ababyinnyi n'abakora n'ahandi hose ariko bakora umwuga wo kubyina, buzuza definition yo kubyina nyine. So ikindi nagaruka ni ikintu bita indirimbo. Ninjiye mu ndirimbo, ibihembo byahawe n'umu director Faizo. Ahangaho ikintu navugaho ntago ari byinshi. Industry ya music turayizi, yes turayizi cyane ko ndi muri team ya music ijyanye n'u Rwanda, nyine indirimbo zo mu Rwanda, nyine indirimbo z'u Rwanda, kuko ndahamye neza ntashidikanya ko ndi umugafo wa mbere mu gihugu ukora ku ndirimbo nyarwanda muri kino gihugu kandi nziza. Indirimbo byibura indirimbo 120 muri 2024 indirimbo zasohotse zijya ahantu hagiye hatandukanye mwagiye mukunda. Indirimbo nabahaye umwaka urangira 120, nabaye indirimbo 120. Indirimbo yanabaye ya mbere iri kuri YouTube mu mavideo twagiye dusohora. Hari indirimbo nagiye nshyira kuri rukuta rwa Instagram, dore ko nagiye nkora ama behind scene menshi byahatari, ari nabyo bigenda bitera icyari bamwe, bigatuma hari abakora neza n'abakora nabi, ariko ibyo byo bakora nabi byo ntibindeba, dore ko bagiye banaca n'intege cyane ewana. Ariko ngewe ntago njya ndambirwa banyita Password idi Black tukare mucenga rupfungiga amarira. Nta kintu na kimwe cyane rubwa muri industry ndimo, bitewe nuko bamwe bagenda babyifuza ariko ntibabigereho. Turindwanye nyazo mu muziki rero. Agatanga nkiri ku ndirimbo zigenda zisohoka n'aba director bazo baje bahabigwa ibikombe muri uno mwaka turimo kwinjira. Director Faizo yahawe ibikombe 2 ibyo byamenyekanye. Igikombe cyo muri igikombe cy'isango cyatanzwe umwaka urimo kurangira. Igikombe cya donc yes ni ibikombe 2. Yes, ni ibikombe 2 byahawe na Faizo, ariko n'ubundi byamuhawe n'ubundi bigomba kumuhabwa. Ni ibikombe yakoreye, ni ibikombe aba director benshi badashidikanyaho, ni ibikombe byagiye bigaragara yuko Faizo yakoze imyaka myinshi atigeze asubira inyuma, nubwo habaye akantu k'agatotsi mu myaka 3 kuva 2023 na gatatu gusubira inyuma. Hari agatotsi kagiye kabaho Faizo gasanga grading nagiye muri detail mwagiye mubyoborera. Hari utuntu twagiye tugongana ariko updatinga 2023 mu kwezi kwa gatanu. I think yuko ari 2023 mu kwezi kwa gatanu 2022 ndaza kubireba neza mbishyireho umucyo. Ni impinduka nyinshi zagiye zibaho mu muziki, mu buryo bwa video hagiye habaho impinduka nyinshi. Ari Faizo uzizanye n'ubundi aho yakoranyije team yagiye akoranya abantu bitwa ba Sanbi, yagiye akoranya abo bita ba The West, yagiye akoranya abo bitwa ba Coin, yagiye bazana abantu benshi. Mu gihe hakoraga umuntu bita habanje Big Team yizwe n'amasore batandatu. Ntekereza ubu ngubu ko byamenyekanye bari abantu batandatu, ariko ubu ngubu ntago ikivugwa cyane. So ubu ngubu harimo kuvugwa Chiko na Izikata, ariko abo bantu umwe muri bo yakoraga n'ubundi muri Big Team, yarahagaraye Big Team mu buryo bwagiye butandukana. Hari aho yagiye yihagarara nka vice president wayo, hari ubwo yagiye yihagarara nka president wayo. Ibi byagiye bituma kuhera 2018
yagiye atera ikintu bita motivation n'abandi ba director bo mu Rwanda hano. So Big Team rero, Big Team ni team nini, ni team yahoze ari nini bivuga gutyo kubera yuko habanje havugwa yuko havuyemo Bruno Mars, havugwa yuko havuyemo aba director nka batatu. Yes, havuyemo reka ndebe abantu bavuyemo ni benshi. Ngubu bahavuga ko havuyemo ngo na Chiko, ariko ibyo ntago bizwiho neza, ntago bivugwaho neza n'abantu benshi. Ana makuru tuzakomeza kubaha. Havuyemo umuntu bita Delta K, Pasi K. Hajya havamo umuntu bita reka ndebe mu bantu bagiye bavamo, hagenda havamo ndera hajya havamo Wade, hajya havamo Batuse, hagenda havamo aba director bench hano. Wabipinga azabimbwira neza, yanabinyandikira muri comment section, kuko ewan afite nk'aba director nkamagana kuko nk'ubu ngubu Big Team itarashingwa narakoraga. Abenshi ntago bari babizi ko nakoraga, ariko indirimbo zirahari zirivugira. Ntago byasaba kugira ngo tugiye kubihariraho, narakoraga. Big Team igize kunyuramo umuntu bita K Creation, bivuga ko ashatse nayo kunyuramo bikarangira nawe avuyemo. Ni benshi, n'abantu benshi bagiye bayivamo kugeza naho gushidikanya ku bintu bijyanye na directing kuri Big Team byagiye noneho bisubira hasi. Binaba ngombwa yuko haba naho podcast muri Big Team bijyangwa nayo irasubikwa. Ibintu byinshi byagiye bipfa muri Big Team, amatiku guharirana byagiye bivugwa cyane, biri kumbuka nkoranyambaga, hari n'abagiye bavugaho behind. Yes, tuvuye kuri ibyo ngibyo, Big Team yarakoze bya hatari, yarakoze kugera 2021 kugera 2023 yakoze cyane. Rero Faizo akiza yakoze impinduka akimara gukora indirimbo Shadia ya Freak. Abantu benshi bagiye bibaza byinshi kuri ya ndirimbo n'uburyo ikozwemo n'uburyo igaragaramo n'amashusho yayo ukuntu ari bagiye bikanga ko ari 6K. Yes, bagiye bikanga ko ari 6K kuko icyo gihe 6K ntago ari menyereye mu gihugu, ahubwo twakoreshaga icyo bita 4K. Dynamic range, sinzi nimba nabyita gutyo, ya video mu Rwanda. Hagenda hazanwa n'abandi bana bashyashya. Icyo Big Team yakoze, yazanye abana bashyashya muziki, yakoze impinduka nyinshi. Sinzi nimba haratanzwe ibihembo nk'ibyo ngibyo, ariko abatanga ibihembo hanzanga ku comment menshi yagiye atangwa, nagiye kujya kurebayo, amenshi yagiye atangwa yuko hari ibikombe bidakwiriwe. Nk'icyo ngicyo cya Jojo Breeze cyo ntago ngo cyari gikwiriye guhabwa Jojo Breeze, cyabakagombye kureba undi muntu. Nzagaruka mbabwira cyangwa se nshaka kuzakora podcast y'icyo kiganiro nkakibazanira nkakibashyirira kuri no murongo wacu wa Password Media. Hari ibihembo byinshi no mu Isango, hari ibihembo byinshi bitavuzweho rumwe, nk'igihembo cy'indirimbo nziza. Indirimbo nziza haje Philipita na Chris Easy, I think. Havugwa imyambarire y'abahanzi bacu ku rubyiniro itari nayo idashamaje. Yes, nk'ukuntu bagenda bambara bidashamaje, ubwo ngubwo ubyumva arabyumva, utabyumva ntago akurikira entertainment y'umuziki mu Rwanda. Hagiye habaho abantu biha ijambo muri entertainment nyarwanda, bashyira no mu majwi. Abenshi bagiye bagaragazwa, bamwe bagenda banagaragara batakagaragaye kuri microphone, batagaragaye mu buryo batagaragaye mu buryo bw'intuza bwa video.
mu masura yabo bagaragara nk'uko wandeba imbona nkubone. So abo bantu rero bagiye bamentioningwa, si twaje tubamenya, umuntu bita Dekati, umuntu bita itandera uriya mu petit umunyamahanga, nzamabwira ejo nabwo iki kiganiro tuzakigarukaho cy'abantu bagiye batamazwa ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko n'ubundi Meddy atigeze agaragara mu myaka yashize, nawe rero twitimbye mu myaka myinshi. Abantu benshi ntabwo bajya bakunda kwivuga, ariko Meddy yagiye twitsimba kera tukira abana, twamwumvaga audio gusa, video ntago zabaga zihari, ariko nyuma yabonye ko bishoboka akora nawe video, noneho aratwigaragariza. Ntashidikanya yuko n'abandi bose n'ubundi bagenda birekana, n'ubundi tukagenda duteza industry y'u Rwanda imbere, ikijyanye na music cyangwa se entertainment, cyangwa muri make influencing. Abo ngabo mvuze nyuma n'aba influencer bagiye badashaka kugaragara, ariko nyuma baragaragara. So rero ikindi gihari ni comment ku ma interview Bruce Melody arimo gukora, asa neza kurusha ngo Eddy Kenzo mu butumirwa mu butumwa bagiye gutanga hanze y'igihugu, aho Eddy Kenzo yakoze ngo video isa nabi. Abenshi nyuma muri background nkumva ewana ngenda ntubona, ariko utwo tuntu twose dushaka kutajya kuri Twitter, cyangwa se dushaka kutajya kuri YouTube. Yes, rero hari indirimbo n'ubundi nyinshi nkuko bisanzwe bivugwa, nkuko nsanzwe mbivuga, zitarasohoka. Muri make hari n'izashotinzwe umwaka washize. Indirimbo zashotinzwe umwaka washize harimo indirimbo ya Afrique cyashya, ntago muramenya izina rya, ariko nayo ni nziza, uko ndimo kwirira ku mashusho ni nziza, irasa neza. So indi ndirimbo Afrique afite indirimbo 3 zitarasohoka. Yes, imwe video yarangiye ejo. Yes, yarangiye ejo. Indi ndirimbo itarasohoka, indirimbo nababwiye itarasohoka ni indirimbo ya Zero Trap. Ndirimo gushutingwa murimo kubona muri no minsi, iri na trend, dore ko Zero Trap ari wo muntu nabonye wakozemo uri muri mu bintu mu ruhando rwa music, muri trap nyine ya gusa na rap, ariko ni trap, ari umuntu wakoze cyane muri ayo master. So undi mwana urimo kuza mu muziki neza, umuntu bita izina rye ndimo kuribura, ariko yaririmbye indirimbo bita Reading High, kanze murebe ndamubona, arimbye mu ndirimbo bita Reading High. naho ndaza kumubabwira mu kindi kiganiro kiraza gukurikira iki ngiki, wenda ndaza gukomerezaho mu bijyanye na entertainment mu Rwanda. Thank you mwakoze kudukurikirana. Nitwa Eddy Black Talk, mu cyangwa rupfungigamara, nyita password professional gafa. See you soon.